Yesu nashimwe cyane. Nanone tukiri kuri about my story. Narabyifuze cyane ngo nzasangize bagenzi banjye inkuru. Kubera ko nibwo buzima abantu babayemo. Ariko iyo tubusangiye ndabikunda. Ngewe I love testimonies zirankomeza cyane. Zikanyereka imirimo y'Imana itandukanye muri situations zitandukanye kandi ku bantu batandukanye. Nicyo cyantumye menya ko umuntu wese yavukanye isezerano. Isezerano rero ni ikintu kirusha cyane. Mu nkuru ya Joseph haravuga ngo kugeza aho isezerano rye ryasohoreye ngo ryari rikimugerageza. Icyo nzi neza nuko ugendana n'Imana. Isezerano ryose nubwo ryakugerageza ariko rirasohora. Haba vuba haba hatinze. Kandi muri urwo rugendo Imana igenda ikugirira neza pe. Urabibona. Niyo mpamvu my story ihamya kugendana n'Imana. Ubushize rero nababwiye ukuntu twendinze up tugiye za Kampala, hari n'abantu bagiye batugirira neza muri ibyo bihe kuko ntabwo byari byoroshye. Hari ahantu twakoze stopover ku mugabo umwana mwiza cyane witwaga Bazatsinda, ndamukunda cyane. Yakundaga n'igihugu cyane, agwa no ku rugamba, he was a soldier, kandi naratinyaga abasirikare ariko batangira kandi kujya bangirira neza. Ndabikunda cyane. I love my story. Ibyo byose bigira ibintu bigenda bitwigisha. Ukabona ikintu watinyaga wangaga kandi nicyo kirimo igisubizo cyawe. Nukuri pe, let's face the world but when walking with the Lord. Nibyo byiza. Naho ubundi you can't avoid it. So nuko rero tugeza aho hantu dukora stopover, twahamaze igihe gitoya, tunatangira amashuri aratangira ariko twibwira ko papa wacu n'abandi bana bapfuye ari nako tubizi. So tujya kujya mu nkambi rero ahantu hitwaga Fort Portal. Turahaba tuhasanga abantu beza cyane cyane. I know you people, you're there. Turabakunda cyane, mwatubera urugero rwiza. Abantu ba Fort Portal, abantu bitwa za Toro, bari abantu bafite umuco wabo batavangiye ko bari baravuye mu Rwanda bahita bigira hariya babaho nk'abanyarwanda. Aho twebwe twari twaragiye nyine tukagenda duhura n'abantu batandukanye, imico ikavanga, nabyo ni byiza. It's good to assimilate with people. Imico itari myiza ntituyifate ariko imyiza nayo tukayifata. Ariko bari abantu bari beza pe, babanaga amahoro cyane cyane. Tubana nabo niho rero natangira amashuri yanjye, ngenda nta fees mfite. Headmaster waho ampa kwigira ubuntu. My mother was so much supported nabo bantu kuko bo nta ntambara baherukaga intambara bari mu Rwanda, bageze hariya they had to settle. Basetoringa nk'impunzi nyine bemera ubuzima bwabo ariko babubana mw'amahoro. Niyo mpamvu umuntu mu buzima be positive. Ugira umutima mwiza, uragira umutima mubi ngo ubikoreho iki? Wagira umutima mubi n'ubundi bibi birongera bize bikuveho, ugasanga umuntu ahora mu bintu bibi gusa. Ariko uri positive. Uziko umuntu yabaye positive, abana positive mu bihe bitari byiza kandi nanone akabivamo neza. From glory to glory. Abo nibo bantu Imana ikorana nabo. Nawe ugira umutima mubi, ugira umutima mubi n'ababonye ibyiza ukabagirisha ari n'ubundi ukagumana. Mureke tugendana n'Imana. Nkunda Imana cyane. That's why I love my story. No kuyivuga biranezeza kuko niho hangiza uwundi we uyu munsi. Niyo mpamvu ntabwo ari bibi byose biza kutubabaza. Hari bibi byinshi biza kugira ngo tubikuremo ibyiza. Sibyo? Ni nayo mpamvu uzabona umumama twita agatangira kurwara ariko tukageza n'umunsi wo kubyara noneho byo biba ari ibindi abagore barabizi. Ntacyo wakora. Kugira ngo ubyare uyu mwana ugomba kumena amaraso. And that's why honor mothers. Nibo bantu bari next to Jesus kubera yuko urumva bo bagomba kumena amaraso kugira ngo tuvuge. Mubyara neza. Bamukorera operation. Whatsoever a mother to deliver a baby or a child, you must shed blood. Kudos to you moms. And I really honor you with our daughters. You're great people. So, story yanjye rero tugeza aho twakora stopover.
my mom agakora utuntu duto ndibuka igihe yajyaga agurisha ngo akajya ahantu akagura ubunyobwa akaza kongera akabugurisha akora azunguza nyine and I really arabizi nawe ko ndamukunda cyane ndamukunda ndamwumvira nabugingo n'ubu tumuha agaciro cyane nk'abana be kuko tuzi imirimo yabo. Niyo mpamvu I encourage you children out there, young people, honor your parents. At least hari ikintu yakoze utaramenya ubwenge kugira ngo ubu wuriwe uyu munsi. Utabyemeye nibyo nyine ntako twakugira ariko ubuhemutse kandi nanone ubuhemukira ubuzima bwawe kuko ibi birimo umugisha. When we love our parents, it's a blessing. Okay, niho twigira kumvira. Umwana wumviye iwabo nanone yumvira n'abandi hagiye yumvira abayobozi be, yumvira abagenzi be bagendana, ugasanga yorohera Imana kugira ngo ikomezanye nawe transitioning mu isezerano neza. So nuko rero icyo gihe turahava tujyaho Kampala. Tunabongeze Kampala turimo twerekeza Toro. As we wanted to stay in Kampala because it was a city, ariko of course the capacity. So my mom atujyana Toro. Nkomeza noneho rero mbona tugeze ahantu heza, nta mbunda zihavugira, nta basirikare nkibona, ndabona ubuzima bwiza n'abantu baradukunda, umva n'abanyeshuri tugakundana, n'abayobozi bakuru n'abaturanyi tugakundana. Niho hantu nagize best experience cyane muzima yo kubona abantu bakundana on routine. Nta nubwo abantu baho bajyaga batana. Man and wife iyo twagushingiraga yo done. Nabugingo no, it's a story people know. Njewe ntabwo nigeze mbona umuntu watandukanye aho hantu. Maybe umugabo gupfa cyangwa umugore nabyo bitabaga kenshi. Imana yarabakundaga cyane kuko iyo abantu bakundana Imana irabakunda, ibaha amahoro, igashobora kubona nta bintu byinshi bafite ariko bakabaho in an exceptional way. So I recommend them a lot. Ko nabaye ahantu henshi ariko bari abantu nukuri ndabakunda cyane kuko narabibonye nkiri umwana byiyandika mu bwenge bwanjye yuko bari abantu beza. Yeah. So nuko rero noneho ntangira gusenga ngo nzabone papa. The story says ngo your daddy died, but for me my heart says no, God, I want to see my father. Nibwo natangiye gusengera papa umutima wanjye n'abandi mu class nka mu missing and my mom didn't know. Nawe ndi mu rugo ndeba twicaye tudari hamwe na papa nkumva I miss my dad. N'abana tuvukana nabo mba missinga nkajya nsenga ngo nsongere kubabona. It took us years. Tugeze Toro byadufashe 2 years kugira ngo twongere kubabona. So umunsi umwe my mom looked at me yarambwira ngo ariko ntabwo uba wishimye. Turakuvuna tugukoresha imirimo cyane se baragukubita ku ishuri se you're not happy. Nari umwana uceceka cyane ariko nkaba umwana ukora cyane and I was friendly to people. Nubwo nabaga ncecetse wasangaga abana bankuna nuba abantu benshi twiganye, they are my friends. Niyo bababwiye ngo Judith yabaye umwana mubi to some people who don't know you, they will take you for granted anyway. So I know and I understand this is routine, it's normal. Ariko abantu twabanye they really know me. Kandi umwana uzaba mubi atangira mu bwana ubona some indicators, ariko nuzaba mwiza atangira mu bwana afite indicators. Though people change, hari umwana utangira yari mubi akaba mwiza cyane, hari n'utangira ari mwiza akazahinduka. But for me, yeah, this was it and that's part of my story. So turagenda rero tubaho hantu nsengera papa ngo nimubona ndiyabyibuka mutima wanje. It was very difficult kubona 5,000 by'amagande. Ariko nari nzi ko inoti ikomeye mu Bugande icyo gihe yari 5. Bari kubona 1,000 ariko kubona 5, it was for rich people. So mbwira Imana ngo ndimo ndiga nimbona papa wanje twongeye kubonana n'abana baburanye Imana batarapfuye nkuko mama yatubwiye nukuri I will give you 5,000. Numbazaho nari kuzikura. But my heart for good 7 years twigaga imyaka 7 primary nibyo yari prayer yanje. So turagenda tugeze mu mwaka wa 6 nababwiye ko 2 years later so mama kandika kohereza akazi abanyeshuri basubira ku ishuri ngo byanonsinge muri church kuko nababwiye ko papa wanjye yakundaga gusenga ari Catholic. Kumbe aho yabaga muri za Bunyoro yabyaga muri yo church and though bamaze gusenga aba Catholics basoma iryo tangazo ngo hari umuntu urimo kubaza niba hari abantu be baba basengera hano and my dad had that announcement nawe kandi yarazi ko twapfuye. Amen.
so icyo kintu nicyo kintu cyashimishije ubuzima bwanjye nkiri umwana n'uyu munsi ntabwo nzabyibagirwa. I was praying ko 5,000 ngomba kuzabiha Imana ihera ko yumva gusenga kwanje. Amen. So arabyumva arangize nawe kwari ugutegereza arongera nawe arandika back umunyeshuri wajyanye ya leta aza kubaza kumuha feedback yuko wa muntu yabonetse aranagenda hura nabo. Eugenia turagukunda, we love you, Imana izaguha umugisha mu rubyaro rwawe, izakurinda ibihe n'ibihe, watubereye good messenger cyane, turamukunda cyane abana twese mu rugo. Then rero hagiraho umunsi uriya mu messenger, when she was going back to school she had to go with my mom. Baragenda, they had to meet, asanga ubuzima bwabaye bundi ntabwo byoroshye, but because my mother had settled, of course she had to go with the transport. Then the day they came, my God, mama bwa mbere yazanye n'abana, ndabyibuka bansanga ahantu twagiye gufata posho, mbona my brothers, mbona my sister, my God, nabo barabizi ko ndabakunda cyane kuko ni ibintu nasengeye ndi umwana. Then habaho rero umunsi wo kugira ngo twari dufite grema bari barakomeza bahungana, Imana imuhumugisha bakamuta bakongera bakagaruka kuri aho bamuze bagasanga aracyahari. Imana ifite ukuntu iteye cyane. So uyu mugrema rero ariko yarashaje cyane, hanyuma gusaza rero papa yanga kumusiga sigarayo, ariko ngumana hope nk'umwana yuko na papa nzamubona ubwo namaze kubonana n'abarumuna banje. Ntabwo wabyumva ukuntu inzu yari imeze, twarishimaga, twarariraga, twarabakundaga tukanabatinya. I used to love my brother Joseph Mubabuzi. Yararimwo n'ubu ndamukunda cyane arabizi. Then my sister, the only sister now, kuko muri transition hari bandi ba sister nje babiri, ni nayo nkuru yambabaje cyane mu buzima bwanje, kuko papa yaze kugera aho nyina araza grema amaze gusaza, nawe araza mana we uzi ahantu twahuriye na papa. My dadaza sinzi ukuntu byagenze, twahuriye mu isoko, but people knew. And the whole family knew that is coming, kuko barabitubwiye ko grema yashaze ntwashobora kujya kumuhamba, ariko we yagumyeyo aramutegereza. Ntabwo yari gushobora no kuza modoka yarashaje cyane, meaning ko my sister ni nawe wanamwitagaho cyane, but when they saw mom, of course ntibari kwemera noneho kugumayo, papa sigarayo. Sigara nawe na grema kuko yarashaje cyane, aza gusaza, maze gusaza rero byafashe nka 6 months bamaze kuza nibwo papa yaje. Ariko twarishimye cyane, noneho uribaza izo months icyo gihe cyose twatuma tutabona na papa, ariko ngeze gutya ndi mu isoko kuko yanyuragaho ndamubona mu bantu benshi. Ndamubona ndiruka ndagenda ndamuhobera with tears, I screamed a lot kubona papa wanjye. Rero ni ikintu cyashimishije ubuzima bwanjye cyane. Araza rero amaze like 2 years again. Hari abandi bana bato twari dufite, twari twavutse turi abana 7, hapfamo abakobwa 2, intambara ibazirangiye, ntibapfa mu ntambara, ariko nanone kandi abantu bose tumaze guseturinga turi mu rugo, and that's when aba bana 2 bapfuye. Nicyo kintu cyambabaje mu buzima kuko nari mu mahoro menshi cyane, ibyo narasengeye, intambara yararangiye, ababyeyi banje bose barabonetse, abana nta numwe wapfuye. Kubera iki? Nari narabwiye Imana ngo uzirinde, sarinde umuryango wanjye kandi ntuzatume mbona abasirikare bariye, because I felt like the animals, ko naje ndi umwana nkareba ibyo bakoze. I didn't want, but I had to pray, kubera ko papa yaratwigije ngo usabye ikintu Imana irakiguha. Kandi nukuri iyo umwana afashe inyigisho ababyeyi be bamuhaye kenshi ziramuhira. Rero nuko byagenze, abo bana barapfa batanarwaye. Ariko urebye n'ubuvuzi bwa hariya ntabwo bwari bworoshye, ko nababwiye ko hari ahantu abantu bari barahungiye. So dukomeza ubuzima rero tumererwa neza cyane, ariko kwiga ari ibintu bitoroshye. Twari twanasanze aho hantu abana bigaga bari bakeya cyane. Iyo umukobwa yakuraga maze yayigaga ya primary, yarangiza agashaka, ariko bagashaka neza. Nababwiye ko strength zabo zari ugushaka neza, babanaga amahoro, kubera ko n'abana ababyeyi babo babaga babana amahoro, n'abana babo barashakanaga bagashakana neza bakabana amahoro. Bake cyane iyo percentage sinzi ukuntu najyanisha ko nari umwana, ariko niyo experience nagize aho hantu.
yeah, so ubwo rero ariko njyewe I didn't want really to marry at an early age. Numvaga muri je nkunda kwiga fata jane yo gusengera rero. Now that everything is in place, I have my mother, I have my dad, I have, you know, we are at peace. Ntangira gusengera ibyo kwiga rero. So umuntu umwe, actually by then I was a Catholic but very much committed. Njyewe nyiri umwana nitaga ku rusengero cyane kandi ari umuririmbyi kandi nkabigiramo uruhare cyane kwa kunda abana bahura ngo bagiye gukora amasuku ku church to do cleanness, abarahuraga bagakina. Njyewe I could not pray kandi sinzi umwuka warundiho w'Imana, ntabwo narangaraga ku bintu bya church, making sure ngo everything is in place for tomorrow's service, kandi I would make sure ko I'm on time in church. And I was a good singer. Many people in the church liked me, and there was no reason that for me I would not serve. So gutyo nukuvuga ngo ibi binyigisha iki, njyewe aho abantu bavuga ngo abakristo bakijijwe nibo bonyine bazabona Imana, it's not my take. My take is that when you're righteous and when you serve God, when you love God with his people, you will see God. Icho je narumu Catholic ko papa yari mu Catholic na my mother in the whole family. Noneho nanje narumu Catholic rero. Ariko ico je nsaba Imana ngo nzige university, and there was no way, nta n'ikintu twadufite kiraho gifatika. So mfata igihe cyo gusenga, ariko rimwe mu preach umwe aje, a priest aravuga ngo when you pray 9 months without ceasing, pray, ask whatever you want, you will get it. Njewe mfata theme imwe gusa, I want to study secondary up to the university. Nibyo nasabye Imana. Now we were supposed to travel for a long distance. That distance took us like 2 days most of the time. Tukafata iminsi 2 yo kugenda n'amaguru, barefooted by the way, nta n'inkweto twagiraga ntaci, but we were happy. Yeah. It's not money that makes people happy. It's God. It's his spirit that will make you happy. It's you when you respond positively. Yeah, niko ubuzima busaba mu byukuri. So icyo gihe rero ndagenda 9 months ntanasiba. Noneho icyo gihe rero mpura na Mesaya. Nkunda abadive baririmba indirimbo yabo nziza cyane, ndayikunda ivuga ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesaya. Uriya mwana bari abaririmbyi baremye ngo nimundeke ndirimbe nahuye na Mesaya, kandi guhura no Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha. Uhinduka musha. Ndi mwari munzi narahimutse ubundi musha. Imuka uve mu rungabangaba, imuka muri negative uje muri positive. Niyo mpamvu abantu bari negative Mana mwaragowe, ariko munabangamirana mubangamirana abandi, and it's by choice. Teach your heart to be positive. Nukuri ndabinginze rega ntabwo naje Imana yabimbwiye. God pushed me to go and preach. So none rero naraje, nawe mbabarira, imuka ureke ibyo ukunda ujye mu byo udakunda, ariko byiza bikubakira ubuzima bikaguhesha n'amahoro. Umuntu yari negative ajya mu marivenge y'imyaka yatambutse ahemukira abana batari mukuru. Can you imagine? Ibazo urahemukira umwana muto kandi ugiye gusaza, ejo ukamusanga hariya kuri entrance aho ugomba kwinjira ari uhicaye, ejo ari bubu umuganga akazakuvura muri za bukuru. Iyo mibare ntabwo ari myiza. But when you're positive, ugirira neza abantu bose, kuko icyiza kibyara icyiza, ikibi kibyara ikibi. Mureke tube positive. So Imana rero ibaho umugisha cyane. Noneho rero ku kwezi kwa 9 utangara Imana yumvira abantu bose bayubaha. Uriwe wese wubaha Imana uyikunda, nukurira kuba kandi kagukunda. Nje nare Catholic, noneho ndagenda nkajya njya kuri parish 9 months. Every month ababyeyi banje barabinyemera ko nzajya nkora imirimo yanjye yose, bakamama iminsi 2 yo kujya kuri parish. So ngeze kuri parish ku munsi wa 9 nzinduka njya gutegura urusengero. Noneho urumva 9 months umwana bayamaze kumenyera ahantu, kuko nagendanaga n'abantu bakuru. Ninje rero nateguraga muri church yo kuri parish ko twageraga Sunday service in the morning, early morning 6 twabaga turi muri church. So nanjye sinari nzi ukuntu bizagenda, nuko nabikoraga just as a child kugira ngo Imana izansubize nkuko papa wanje yari yarambwiye.
noneho n'uyu mupriest arongera abisubiramo, so I took that journey ya 9 months. Urumva icyo gihe nari muri P6, so nkajya ngenda every time. Ariko nanone nkita kuri church yaho nari ntuye, nikuvuga ngo byari ibintu biraho, nobody knew, no one was to answer. So kwezi kwa 9 mbyutse njya kare kujya guca indabo ababikiraho bazicaga ndazizana, noneho mura n'umupadiri wazindutse siza ahantu yavaga nanjye, arambona abona my dress was wet because of me going early to pick up the flowers to put in the church. So arambaza ati se wa mwana we gute, ambaza mu gitoro naracyumvaga gace nabona kivugaga ariko nje musubiza mu Kinyarwanda. Arambwira ati wabaye iki ko wazindutse cyane uri hano wenyine, what's happening? Ndamubwira ngo nje iwacu niri ariko naraje ahangaha mu mwiherero kugira ngo Imana izampa ibyo nshaka. Namubwiye nk'umwana ati waje mu mwiherero ngo Imana igwice ushaka nti ushaka iki? Ndashaka nje ababyeyi banje nabakene, ndashaka kuziga secondary na university kandi nabyo bashoboye. So uku n'ukwezi kwanje kwa 9, guess what, I met Messiah. That's when I met God with his work. Iki Imana yivugira gishobora. Uzajye wita ku magambo so yakubwiye na mama wawe uri umwana muto y'impanuro ugomba kugenderaho. Papa arambwira ngo iyo umuntu asenga abwira Imana ikintu ikagikora. Umupriest aragaruka aravuga ngo iyo usenze amezi 9 udasiba ngo usaba ikintu cyawe ushaka Imana ikakiguha. Mbikora gutyo. And I was a child, nobody knew that this is what I was carrying in my heart. Njyewe nabifashe nk'umwana tuniceceke, nababwiye ko nari umwana uceceka cyane. So ariko ndabikora because Imana iranyitegereza impumugisha. Uwo mugabo aravuga ngo njyewe I'll be responsible for your education from secondary school to university. Uko niko byagenze, uko niko niza amashuri yanjye. Niga secondary ndihirwa nabo bantu, gutyo ndakomeza na university ndayirangiza, and today that's my story. Thank you.